hari abantu bazashiramo abandi ibyiringiro. Jewe ndagira ngo nkubwize ukuri, kabashiramo ibyiringiro umuntu utarasenze, umuntu utarakijijwe ngo muzamubona. Oya, enti muzamubona. Umuntu tuzabona ninde? Nuwizeye Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubuzima bwe, n'umuntu wemereye Mwuka Wera akamuyobora, n'umuntu wabatijwe bwa kabiri akabatizwa n'Umwuka. Uwo muntu tuzomubona, kandi abazamubona nabo nabarize byo kwizera. Uyu mwanya ndagira ngo mbabwire ijambo Yuda yavuze, ndagira ngo mwararyumvishije, naje nongeye kurivuga nubwo mwaryumvishije. Murinda agakiza twahawe rimwe uzageza iteka ryose, mukarindisha Umwuka Wera uba muri twe. Kandi abakristo twirinde cyane kuvugisha akakanwa kacu guhumuriza imitima y'abantu. Tuhigerere, tubereke urukundo, tubahereze imbuto abashonje, tubazanira imbuto barye bashira inzara. Abafite amarira tubasengere, Imana ibamanurire ihumure mu buzima bwabo. Tugende mu mihanda, turebe abana bicaye ku mihanda tubafashe, dufashe imfubyi n'abapfakazi. Ubutumwa bwacu bwiye kubwo ku magambo, urukundo rwacu bwiye kubwo ku magambo, urukundo rwacu turushiye mu bikorwa, nibwo tuzitwa abana b'Imana. Kuko igihe kirageze kugira ngo umuntu wese imbuto yera igaragarira abantu bose kuko ari uw'Imana. Iyo umuntu amaze kugira iri jambo ry'ihumure muri we afite imbabazi z'Imana ziba zigwiriye mu bugingo bwiwe. Nimba Imana yaratubabariye, reba umuntu utarababarira nawe umubabarire. Jambo ry'Imana rije ritubwira hejuru y'ihumure. Duhumurize bene data, abafite inzara tubagaburire, uzobubahumurisha. Abambaye ubusa tubambike, uzobubahumurisha. Abapfushije ubasure, ubasengere, ubakorere bimwe Yesu yakoze. Ubasengere, ubahereze ibyo kurya n'ibyo kunywa, kuko abantu bose bari mu bibazo baba bakeneye ko mubegera. Jambo ry'Imana ridufashe, jambo ry'Imana ridukomeze. Abantu bari muri Kristo Yesu, mwemere mugende kuko Kristo yagenze. Nawe nimba utarakizwa uyu mwanya uri kunyumva, ari ukuntu twogufasha. Twandikira aho hepfo, utubwire uburyo uhagaze, utubwire uburyo uri musenga muri iyi minsi. Nimba warasubiye inyuma cyangwa se nimba uri mubikora neza, tuzogufasha ko Yesu azadushoboza. Jambo ry'Imana ridufashe kandi jambo ry'Imana ridukomeze. Amen. Thank you very much.